umva mubwire nawe rero bwari mujye ubaseriye urapanga ubukwe ejo warangiza ngo wabivuyemo hakunda imife situation isi ihagaze muri panda ry'igitoro wapanga ubukwe bikaguhi hako kutagira ubwenge uzakwesanze none se tuzagenda n'amagare uzaba ufite imodoka magana ngahe haye anko yanyemeye kazantiziye ku buntu mbese ntuzamukodesha muri make for free pe na grand frère anyemerera indi uguruma afite imodoka ebyiri z'ubuntu nzanywesha gusa iyo wari kuzazikodesha bari nayo uzagura essence imife to be honest nta bwenge ufite uri gusaza abantu gusa ariko buri hakanje we nujye unywa itabi ngwiki kabanyi bazirana izo nzoga we nuzinywa warangiza ukagerekaho n'itabi ariko ngo ka SM hanyuma ikabisosi n'ibitabi se rero si buri munsi akenshi naryo biterwa n'inzoga nawe rero inzoga ziterwa n'icyaka aha ibaze noneho umuntu wisanzura akazinywa ari umukobwa najya mu rugo bizagenda gute hari n'igihe itazihurwa ariko unywa Amstel nabyemera ko yazihurwa umuntu wanywaga icyuma ubwo ngubwo ngana ute afite ibiro nka 47 bisaga muri senkani ngiye kuvuga ngo wasanga ababyibushye cyane abari kugabanya ibiro yewe muri ibyo nta na kimwe ahubwo ngewe ubu ngubu nafashe umwanzuro no gushaka umwana w'umurokore acyambara minimita mbivamo hanyuma se we nakubwira ngo ukinywa inzoga azahita bivamo nanjye nziveho rero kanje umaze icyumweru utanywa inzoga niwe tutangira gususumira uye nakihangana nkabanza nkamutera inda nkazisubiraho ubundi yagenda akagenda yifite ngereka nkubwire kanje uriya mwana mwari mumaranye igihe ntabwo ari kumutakaza ko ntamutakaza n'amaguru yanjye ngo hari icyo mpomye none ko iwanyu bababwiye ngo uteganye ubukwe mu kwa gatandatu ese ubundi hari icyabihinduye wagize ngo buzabura kuba we nande sasa uzabikorana n'imwe nkora tujya tubyumva kuri radiyo uransebeje sinabukora nawe pe oya mvuze imbwa nanjye mvuze wowe nyine ese ko numva utangiye gusebanya dimife ntabwo ari wowe wagambaniye banga igise bikangira imbwa ahubwo uri munsi yayo wowe wigeze wumva umuntu imbwa yagambaniye wewe wigeze wumva imbwa yica ubukwe kuko utangiye gutekereza nka bene wanyu sha icyo nzi ko we n'ibigambo ugira bitameshe nta murokore wakwemera uri kuvuga ibyo utazisha ntabwo yabura kunyema uramukobwa uramuzi ndi kubona namuzi ariko ndi kubona asa nabo kwa Thomas abinasi uyabaye ari kwa Thomas ntabwo yaba abinaha uriya rero ndamusabwa none se kanji yanzo urabona babasha kuyigondera oya komeza yirera ukwiwe nanjye ndera ibyanjye duhuriza gaturu ko ruso gufatanya hanyuma mwabyara umwana uriya karera igice cyo hejuru kugira ngo isuri komeze imbi inzobe ngiye nkarera amaguru yabaye igikara hano wabimenye urashaka gusara kanje ndasazwa n'iki ahubwo ko nshaka kujya mu rukundo nukuri ko Imana iranzobe nabi wanyu nta numwe wayigondera insaza niba ari inzobe nayo ndayifite n'izicuya zizacuye zose yewana Mungu wangu gerageza muvandimwe no kubakubitamo kuzigende mwana kandi magarike umukobwa mwiza urubizi kuri mwiza se wa mugani ibyo ngibyo nakorera mu nzira babibona ahubwo ibi byo bisaba kugukora hari wakubwiye ko ufite intoki zoroshye ngeraho ngo n'agasura nka ka sister wa Yesu mbese muri make ni marayika ugenda umusore ko ufite amagambo aryoshye ntabwo yandusha ndabona ikintu murusha ari ubugoryi gusa rata bakwita nde uruhagana amazina yanjye nyakuri nitwa Nduwayezu ndi Mifege nanjye we ntabyo nkubajije rata hari umuntu akubwiye kuri mwiza akana ko nagashinyaguro mu kandi iki gikara cya rutegamuye n'ikiri kuvuga ngo ni cyiza ariko uyu muhungu ntabwo ari muzima gusa se ahubwo ko ari n'umukire hoya mvuze ubuzima mu bwenge ntabwo nkubajije amafaranga afite ni ukuri ko Imana nge ndi muzima nta n'ikibazo na kimwe mfite ahubwo sinzi impamvu amaraso yanjye nayo bitari guhura reka ngiye bitewe na serivisi mvuye mu rugo ndi gushaka ndabona iri guhura n'uyu nguyu kandi ahubwo nanjye nkikubona mu nzira serivisi nahise nkenera iri guhura nawe ahubwo we natubwire serivisi ari gushaka wasanga binasa uko urabanza cyangwa mbanze ikibazo nge nabanze serivisi nyine wahise unkenera ahubwo ni iyi kugira ngo nanjye mpite nkubwira iyo nagukeneyeho reka nizere ko mwese muri abasirimu musobanutse wenge bwawe bwinshi ahubwo birenda no kunyira wigira ikibazo ntabwo turi abaturage hari umuntu waje kunsura mu rugo cyangwa se banza uvuge gahunda zawe njye rero nari mfite umukobwa twakundanaga twari twarapanze itariki y'ubukwe birapfa kandi sinshaka guhindura itariki y'ubukwe nashaka umukobwa w'inzobe w'umurokore nasanze karite zose uzujuje ndagira ngo nguhe pase se hoya ahubwo ni wowe nashakaga kuko nabonye byose ubyujuje usubize cyangwa mbanze mvuge ibyuye wowe icy'ingenzi cyari igitekerezo cyanjye kandi wacyumvishe njye uransubiza witonze banza ubwire uyu nguyu inshuti yangije kunsura mu rugo turisayide none itashye yamfubije waje ukanyifashiriza urabeshya aranabeshya byo ahubwo ninjye wakabikoze kubera ko wumvishe ko mfite na plani z'ubukwe
zawe n'iz'ubukwe nanjye nikundira abahungu b'ibikara nizo zanjye. Ako se ubundi uri umurokore cyangwa n'amaso yanjye yapfuye? Ariko ubundi wowe urashaka iki? Mbese wikundira ibikara ntiwabana n'umuntu w'inzobe? Ngiye sinahemukira inshuti yanjye ku cyifuzo yagize, nimba utabishaka ubyihorere. Uravuze ngo nimba uyu muntu ashaka kubikorana nawe byose tubireke? Cyane rwose. Wowe wagupangisha ubukwe none ngo ejo tubukore, wowe wabyemera? Ariko we si ibyo akoze, ahubwo tuva imbere. Tuva imbere se nyine wakiranye. Aya gusa ziba zigize inama. Uzikindi bari byo bitwanisha genge. Nge ntabwo twapfa igitsina ngo ruzaba. Bifenda kwemeka wese uziki yaba ari undi muntu abashyize amukurikira. Cyokoze abarokore batwisha mu mwa ngo uri gushaka umupfubuzi. Anjye burandumiwe. Ariko uriya mwana ukuntu inzobe yitamuye. Ubukwe nabwemera nkazirengera ingaruka ariko nemeje abaturage. Ngiye buriya kuzana umugore ndabyuba, ariko nyikubonaho imico mibi. Toka. Cyakoze uri inshuti yanyayo kabisa buriya ndakwemeye. Thank you ahubwo kanje. Nge ndumva mfite guhita njya mu rugo nona. Ndi twari tugiye. Ubu yari utuntu ngiye gutunganya nasize natunganyije, ahubwo shasha. Urugendo rwiza. Nta kibazo. Nkizi zabagaho ku bwa data. Twaranywanye kabisa. Cereka niba ari ibinyoma nge narikanze. Nanjye narumi ureba ukuntu kuri kamani twari kwavunitse ngo umugore agasigara mu bakaza n'undi muntu. Uwo muntu ucibwa inyuma we sinzi ngo ninde, ariko afite ibibazo. Ariko biriya bikobwa byazatubwiye uwo ari we. Abagore bagira ibanga ntabwo batubwira uwo ari we. Ariko uwo mugore amakuru mfite ngaryoshya ate? Erega mani tuva mu kazi twananiwe rimwe na rimwe hari abagabo bashika mu rugo bahita biryamira. Nge sinkubeshye sinazana umugore nyikora aka kazi. Iyo karangiye yitanywa icyuma kimwe nkahita ndambarara. Buri namwe shaka urabonye usinziriye uri kurira. Nguki uba wajebetse bazamukara. Nanjye numi umuntu ugona kumanywa akazana ubutuna. Wasa n'ubutuna cyangwa n'ikivuguto. Ngaru nawe wisebanye. Nsebanye cyane waje ibintu by'umweru tukabidaza gashaka gashaka kandi kari mukakuzura. Man bitewe n'ibintu uvuze ibiri bya saa sita sinkibiriye. Bireke ndabyirira uracyagira isesemi. Amahirwe ukirabya nishywa guhamagara za marine mu bisange. Ere gutangiye kubigaba ndabirya bagitsina cy'inkoko. Nanjye nibajije ukuntu ngunda yabwiyiriza. Va mu byangunda. Ariko ngaru uriya mugabo ucibwa inyuma baye ari wo. Umugore wanjye umurokore muri kwa urimba ku murongo wa mbere. Urumva imahano yajyamo. Sha umugani wawe nabonye yitonda pe ibyo bintu ntabwo yabitinyuka. Umwana wo kwa pasteri nazanya asenga aririmba muri korari nanamuzanya ari isugi. Cyakoze nanjye mbonye nkuriya wawe nahita muzana. Mumenyanire se kandi wibera mu kabari ngiye uriya. Nafasha amezi 6 mbora murokore nsenga. Waramusengeye ibyo ariko sikeka ko umwisiramu batahuriye mu kabari. Ahubwo umusiramu muri binyoma bye ngo yamuzanya ari isugi di. Sha bigenze bityo na mama yabari kirazagenze kabanye atayicyo kimine. Nanjye nzabakirura mukobwa yaryamanye nabo. Umwe se cyangwa babiri ibaza kuzana umukobwa w'ibihumbi 40 afite iPhone 17 Pro Max ya miliyoni 3. None iriya moto musiramu zara kugifundira ngo bayikuyehe. Baguje telefone y'umugore bagura moto. Musiramu yarambwiye ngo umugore we aritonda nari iyo tuvuye kuri misi ibintu aba ari amahoro. Ari amahoro gute? Kunda zo muri cwe nakuzikumbura. Umugore waritonda ahita byemeye kuko nanjye waje nuko niyo namara ameza ngahe ndahari ntacyo yabimubwiye nyene nabikora mbisha cyangwa nabyihorera. Kandi izindi ngo ziba zikumburanye. Asegara ntimukaburanye umuntu nyene. Aba ngo baba barazanye abagore b'indaya. Nakuburanye bwo Umva baby. Urambaza icyo wowe ko mwanyisi beach? We ari ukuri nagira ngo ntarakaza inshuti yanjye. Kwikunda ye hanyuma mu kuyirengera birangira ari njye ubabaje. Nukuri kw'Imana mbabara umeze ira chance wavuze. Ariko sha nsanze nawe utabishobora. Wahita wicimba kuko bira bintu nibyo nize muri superieur. Ariko superieur yigisha ubusambanyi niya. Sinaba ndi kubikora n'undi musambanyi. Urantutse. We wabibanje uvuga superieur y'ubusambanyi. Okay twipfubusa iminota turi bukine niba miki nge nawe turapfubusa. Ukuri wande kushi. Ariko uri kujya. Je nshaka kuruka n'ukuri ndana. Uruke cyo ngoma matangu y'igikoma. Oya ntabyo nshaka icyo nshaka n'ukuru. None se uri kujya. Ndashaka kuruka rwose. Amasaha 2 gusa. Ariko so ayo masaha 2 Bwira hari harimo amata cyangwa inzo. Oya nazo nshaka ndashaka kuruka. Oya kuruka amasaha 2 gusa kwingwinga. Ayo we wari baba wamvura. Wadetsi. None wa mugore nizere ko iminota 2 mwongeje ibaye. Ariko nawe urasitse iminota 2 zikari yo kwitsamura gusa. Ariko ndeka nkubwira akazi ndi gukora nakabapfubuza. Uramangaye. Uvuze ngingo ushaka nkwishyure? Cyane rwose nyishyura byibuze amenye ngo ni ikindi gukobokera. Ushaka ngahe? Ahubwo wowe ufite angahe? Wowe vuga ushaka ku buryo uri bunjegeze nkabyumva. Basi byibura kubita inzu ibipfunsi ugire nka 30. Ndakongeza ve nawe ubwawe 50. Byibura niyo nagwa ku rugamba ndabamfiriye ukuri. Umuna ntaki kwica abana ahubwo urakina iminota ingahe? Okay. Nubundi namaze kuzahara ndakwita iminota 10.
aho urakabije wakoze amasaha 2 ku buntu none ngo ngwishyura ukore iminota 10 gusa. Nta kibazo ubwo haje mayinzu tugene mpe kunyunda. Urabuze na inzu? Cyane rwose. Wishyura ngahe? 20,000. Apu nizo vene ndazikongereraho. Tugene nje gushwanya. Nari bihute ndagutegereje. Ihute nta kibazo. Sawa. Umva gahungu, gira vuba umugabo wanjye agiye kuza. Gira vuba ugende. Mvira mu rugo vuba umutware wanjye araje. Umuganga. Kwande, mvira mu rugo igicucu ujye kugwa mu muhanda. Abisi we. Ariko iki ngiki umenya cyari gifite ibindi cyanyweye. Mvira mu rugo utuma umugabo wanjye abikeye. Sheri n'umuntu warurembye njana kumuha ku biryo birangiye byanga. Arabyanga ngero ntabwo nyakuri ibintu byigirira igoti ndagukubita urapfa. Agushera umuntu wabandi ubwagupfira wa umuhoye. Ndagiterwa nshubuye mu muhanda nge. Mbese kuzayibaza wenyine ngi ntago turi kumwe. Ibyo bire umva waconde ndagukubita urapfa bakwita nde ushaka icyogezwa n'iki. Ubusari ikindi kwirwa tuvugara habaye iki kidasanzwe ngiye numva ibimenyetso by'ibiragi ariko mu buriro nakeka ko babyumvaga neza ariko sheri bashirisha inyawandi shuwa ziko sheko arike gusa we nakiragi ngigumani ariko ibyo cyetse si byo mubwira gusubirire ntabwo kusubiriramo umenyesha unyamunda ryobe sheri rero urugo buriya rukomezwa n'ukuri nabonye nta gutegereza ndisayidira kayishyura amafaranga y'abandi umfuzi yasoje akazi icyo ngukundira mugabo wanjye uranyumva nayo ntayo mfite yantangira nangahise mugore mwiza we sinindawe wenda ngo turakeka sida nayo inzu yishakira shaka bushe rushyira iryo bere ryawe wenda harimo zahabu bahita barigura